nuko bwije ibuka ibyo wavuganye n'Imana, ugendere mu murongo wayo, kuko ariho uzabona umugisha, ariho uzahirwa, ariho uzagubwa neza. Imana ntihabwa icyubahiro. Salomo arasaza aza gutanga. Salomo yari yarabyaye umuhungu we witwa Rehobowamu. Nuko ngo Rehobowamu yima ingoma Salomo amaze gutanga. Ngo Rehobowamu amaze kwima ingoma, ngo nuko ngo asanga Abisiraheli ahantu bitaga Ishekemu. Ngo arangije gusanga Abisiraheli, ngo Abisiraheli bose baramubwira ati, nyaboneka wowe Rehobowamu umuhungu wa Salomo, uzatugabanyiriza uburetwa so yadukoresheje, niho tuzakumvira, niho tuzagendana nawe, niho tuzakubera abagaragu, nawe ukatubera umutware. Imana ntihabwa icyubahiro. Nuko ngo umuhungu wa Salomo witwa Rehobowamu ngo abaha iminsi 3, arababwira ati, mutegereze iminsi 3 nzabasubiza. Nuko ngo umuhungu wa Salomo witwa Rehobowamu ngo aragenda, ngo agisha inama abasore b'imigenda babyirukanye. Ngo abo basore bamugira inama, bayamubwira ati, ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Yesu nashimwe cyane. Nge tugiye kubana mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Nitwa Sibomana Ernest. Uyu munsi tugiye kuganira ku mutwe w'amagambo uvuga ngo, nicyo gituma dukwiriye kurushaho kugira umwete wo kwita ku byo twumvishe, kugira ngo tudatembanwa tukabivamo. Dusome ijambo ry'Imana. Turasoma igitabo cya mbere cy'ibyo ku ngoma, ibice 28, umurongo w'9 n'10. Nawe Salomo mwana wanjye, umenye Imana ya so, ujye uyikorera n'umutima utunganye kandi ukunze, kuko Uwiteka agenzura imitima yose, akamenya ibyo imitima yibwira byose. Numushaka uzamubona, ariko numureka azaguca iteka ryose. Nuko wirinde, kuko Uwiteka ari wowe yatoranyije kubakira inzu ubuturo bwera. Shyiraho imbaraga ubikore. Amen. Turongera dusome igitabo cya mbere cy'Abami, igice 11, umurongo w'9 gushyika kuri 12. Twamagambo uranditse ngo, Imana ihana Salomo. Nuko Uwiteka arakarira Salomo, kuko umutima we wahindutse ukayoba. Uwiteka Imana ya Isiraheli yari yaramubonekeye kabiri, ikamutegeka imwihanangirije ko atazakurikira izindi mana, ariko ntiyumvira icyo Uwiteka yamutegetse. Nicyo cyatumye Uwiteka abwira Salomo ati, kuko wakoze ibyo, ntiwitondera isezerano ryanjye n'amategeko yanjye nagutegetse, nukuri nzakunyaga ubwami bwawe, mbugabire umugaragu wawe. Ariko kuko ngiriye so Dawidi, sinzabikora ukiriho, ahubwo nzabunyaga umwana wawe. Amen. Ayo niyo magambo tugiye kuganiraho. Mbanze mvuye ku mateka gato. Yesayi yabyaye Dawidi, Dawidi abyara Salomo, Salomo abyara Rehobowamu, Rehobowamu abyara Abiya, Abiya nawe abyara Asa. Twavuga igisokuru cyane. Ariko ngo Dawidi amaze gusaza, nuko ngo ahamagara umwana we Salomo. Arangije kumuhamagara aramubwira ati, Salomo mwana wanjye, ujye umenya Imana ya so,
kandi uyikorere n'umutima utunganye rwose ukunze, kuko Uwiteka agenzura imitima yose akamenya ibyo yibwira byose. Imana ntihabwe icyubahiro. Turimo tuganira kuri iyi ntego y'amagambo ivuga ngo nicyo gituma dukwiriye kurushaho kugira umwete wo kwita ku byo twumvishe kugira ngo tudatembanwa tukabivamo. Imana nidufashe, Imana niturengera. Dawidi amaze gusaza ahamagara umwana we aramuraga, ari we Salomo, aramubwira ati nyaboneka ni wowe Imana itoranyije kugira ngo uzubake inzu, uzubakire ubuturo Uwiteka, nuko ushyireho imbaraga ubikore, ariko uzabikorane umutima utunganye rwose, kuko numushaka Uwiteka uzamubona, ariko numureka azaguca ku ngoma iteka ryose. Imana iturengere. Nuko ngo Dawidi arasaza aza gutanga, amaze gutanga hima umuhungu we ari we Salomo. Nuko Salomo amaze kwima ingoma, ubwami bwe burakomera. Nuko ngo ariko ngo akimara kujya ku ngoma ajya gusenga ku kanunga ngo karuca utundi tununga icyubahiro kitwa Gibiyoni. Ngo aragenda ngo araryama asenga Imana, ariko ngo aryamye yerekwa inzozi, ngo ararota ajya mwiyerekwa. Nuko ngo arangije Imana iramubaza ati urashaka iki? Imana iramubaza ati urashaka iki nkiguhe? Uransaba iki nkiguhe? Nuko ngo Salomo abitekerezaho asaba neza. Nuko ngo abwira Imana ati nukuri untoranyije nkiri umwana mutoya, kandi untoranyije kugira ngo nyobore ubwoko bwawe bwa Isiraheli, kandi ndacyari umwana mutoya. Nsabye ubwenge kugira ngo nzabashe guca imanza zitabera. Imana ntihabwe icyubahiro. Bibiliya ivuga ko ngo akimara kuvuga ayo magambo, ngo ayo magambo anezeza Uwiteka. Uwiteka aramubwira ati kuva utansabye uburame, ntusabe ubutunzi, ntusabe abanzi bawe ngo bapfe, ukaba usabye ubwenge kugira ngo uzaca imanza zitabera z'Abisiraheli, nguhaye umutima ujijutse, kandi n'ibyo utansabye ndabiguhaye. Nguhaye n'ubutunzi, nguhaye n'icyubahiro, ndetse ingoma yawe izakomera ku buryo ntawe uzahwana nawe. Imana ntihabwe icyubahiro. Nuko ngo Imana iha umugisha Salomo, agira ubwenge budasanzwe, agira ubutunzi budasanzwe, aza kubaka inzu y'Uwiteka, arayubaka arayirangiza, aza kugira amagambo akomeye ayaturiraho. Nuko ngo akirangiza kuyubaka ngo asenga Imana, arayibwira ati Mana, umuntu wese uzagera muri iyi nzu arushye aremerewe azatabarwe nawe, kandi naho azaba ari hose akaherekeza umutima ngo uzamwumve umurengere. Imana ntihabwe icyubahiro. Salomo agira amateka akomeye. Nuko ngo amaze kugira amateka akomeye arakomera, kugeraho abandi bami bose bazaga baza kwiga ubwenge kwa Salomo. Imana nishimwe cyane. Imana ibyo ivuze irabikora, Imana ibyo itegetse biraba. Imana ntihabwe icyubahiro. Salomo ngo ariko ngo amaze gukomera, ngo aza kubenguka abagore b'abanyamahanga, ngo udashyizemo uwo muri Egiputa wa Farawo. Nuko ngo abenguka abanyamahanga. Bibiliya ivuga ko ngo yagize abagore b'imfura 700.
agira n'abandi 300. Biriya niko bivuga. Ni ukuvuga ngo Salomo yagize abagore 1000. No, ngo Salomo abenguka abagore b'abanyamahanga, ngo abenguka ngo abamowabokazi, abenguka n'ubundi bwoko bwose Imana yari yarababujije ko bazajyamo, cyangwa ubwo bwoko bukabazamo, kugira ngo ubwo bwoko butazabazamo bukabahindura imitima bakaramya ibigirwamana. Imana iturengera. Nuko ngo Salomo amaze gusaza, ngo abagore bamutwara umutima, nuko ngo atangira kububakira ibigirwamana, ngo atangira kujya abyubakira abagore be bakajya kubiramya. Nuko Salomo agwa gutyo. Imana iturengera. Turi ku ntego ivuga ngo nicyo gituma dukwiriye kurushaho kugira ngo tugire umwete wo kwita ku byo twumvishe, kugira ngo tudatembanwa tukabivamo, kuko ibitembesha bimaze kuba byinshi. Ibitembesha abantu byamaze kuba byinshi. Imana iturengera. Salomo ntiyita ku byo Imana yavuganye nawe, arangije aratembanwa, abagore baramutembesha. Kandi mwibuke twabanjirije ku magambo avuga ngo Dawidi ahamagara umwana we Salomo, aramubwira ati Salomo mwana wanjye, ujye umenya Imana ya so, kandi uyikorere ufite umutima ugize ute utunganye, kuko Uwiteka agenzura imitima yose akamenya ibyo imitima yibwira byose. Imana niturengere, Imana nidufasha. Ngo Salomo arayoba, agira abagore benshi ngo bamutwara umutima amaze gusaza. Nuko ngo yubakira ibigirwamana, ngo by'abamowabu, ngo arabyubakira, yubakira iby'abasidoni, ngo nuko ngo bakajya bajya kubiramya. Nuko ngo Uwiteka arakarira Salomo. Niho twasomye mu gitabo cya mbere cy'Abami ibice 11, ngo nuko Imana ihana Salomo, ngira murakarira, iramubwira ati nari nakwihanangirije, nari narakubonekeye ku musozi ku kanunga karuta utundi tununga k'Igibiyoni, mvugana nawe, nguha ubwenge, nguha ubutunzi, ariko ntiwitaye ku byo navuganye na. Imana iturengere, Imana idufashe, Imana itugirire neza. Nuko ngo Salomo yari afite ngo umugaragu, yari afite umugaragu bakoranaga cyane witwa Yerobowamu. Ngo nuko ngo Yerobowamu ngo ari mu nzira avuye i Yerusalemu, ngo ahura n'umuhanuzi witwa Ahiya. Akimara guhura n'umuhanuzi witwa Ahiya, ngo uwo Ahiya yari yakanishije ngo umwenda mushya, igitambaro gishya, ngo agitaburamo ibitambaro 12. Ibyo bitambaro 12 byasobanuraga imiryango 12 ya Isiraheli. Nuko ngo bagihura n'umuhanuzi witwa Ahiya, ngo nuko ngo ahamagara Yerobowamu, ngo Yerobowamu aramwita baraza. Nuko ngo Ahiya aramubwira ati Imana ya Isiraheli iravuze ngo fata bino bitambaro 10, kuko Imana igiye gukura ubwami ku nzu ya Dawidi ikaguha imiryango 10. Nuko Imana iramwihanangiriza, imuha isezerano, iramubwira ati kuko bangomeye bakaramya ibigirwamana bakimura Imana, nicyo gituma ngiye gukura ubwami ku nzu ya Isiraheli, ku nzu ya Dawidi, mbuguhe wowe Yerobowamu w'umugaragu. Nuko Imana ivugana nawe iramubwira ati nunyumvira
ugakurikiza amategeko yanjye ngutegeka, ukagendera mu nzira zigororotse nk'uko umugaragu wanjye Dawidi yazigendeyemo, nzakubakira inzu idakuka, nzabana nawe, nzakuyobora, nzagushyigikira we Yerobowamu. Imana ntihabwe icyubahiro. ngo nuko ngo Yerobowamu arataha, ngo ashyitse kwa Salomo, ngo Salomo amenya ko yavuganye n'umuhanuzi Ahiya, ngo nuko Salomo ashaka kumugirira nabi. ngo ashatse kumugirira nabi, Yerobowamu arahunga ajya muri Egiputa. Imana niturengere, Imana idufashe, Imana iturengere cyane. ngo nuko ngo amaze guhunga aragenda ajya muri Egiputa. nuko ngo Salomo arakomeza arasaza, ariko asaza ngo umutima we warayobeshejwe n'abo bagore b'abanyamahanga. turi ku ntego ivuga ngo nicyo gituma dukwiriye kurushaho kugira umwete wo kwita ku byo twumvise, kugira ngo tudatembanwa tukabivamo, kuko ibitembesha abantu bimaze kuba byinshi. uyu Salomo ntabwo yari yitaye ku by'Imana yari yavuganye nawe, ntabwo yari yitaye ku by'Imana yari yamubwiye, kuko Imana yari yamubwiye ngo wowe Salomo umenye neza ko Imana igenzura imitima, ikamenya ibyo yibwira byose, kandi numushaka ko uzamubona, ariko ngo numuta azaguca ku ngoma iteka ryose. ariko Salomo ntiyita kuri iryo jambo Imana yari yaravuganye nawe, arongora abagore 1,000, aragwa rwose. Imana iturengere. ukwiriye nshuti mwene data kwita ku cyo wavuganye n'Imana, ukwiriye kwita ku magambo wavuganye n'Imana, kuko kwibagirwa ni icyaha gikomeye cyane. irinde kwibagirwa icyo wavuganye n'Imana, irinde mwene data kwibagirwa icyo wavuganye n'Imana. uko bukeye nuko bwije, ibuka ibyo wavuganye n'Imana, ugendere mu murongo wabyo, kuko ariho uzabona umugisha, ariho uzahirwa, ariho uzagubwa neza. Imana ntihabwe icyubahiro. Salomo arasaza aza gutanga. Salomo yari yarabyaye umuhungu we witwa Rehobowamu. nuko ngo Rehobowamu yima ingoma Salomo amaze gutanga. ngo Rehobowamu amaze kwima ingoma, ngo nuko ngo asanga Abisiraheli ahantu bitaga Ishekemu. ngo arangije gusanga Abisiraheli, ngo Abisiraheli bose baramubwira ati, nyaboneka wowe Rehobowamu umuhungu wa Salomo, uzatugabanyiriza uburetwa so yadukoresheje, niho tuzakumvira, niho tuzagendana nawe, niho tuzakubera abagaragu, nawe ukatubera umutware. Imana ntihabwe icyubahiro. nuko ngo umuhungu wa Salomo witwa Rehobowamu ngo abaha iminsi 3, arababwira ati, mutegereze iminsi 3 nzabasubiza. nuko ngo umuhungu wa Salomo witwa Rehobowamu ngo aragenda, ngo agisha inama abasore b'imigenda babyirukanye. ngo abo basore bamugira inama, baramubwira ati, nusubirayo uzababwire ngo njyewe zabarushirizaho kubakoresha uburetwa, kandi agahera kawe uzababwire ko kazaruta ikinyunguyungu cya data ati, kandi uzababwira ati, data yabakubitishaga ibiboko, njyewe nzabakubitisha sikoropiyo. nuko ngo Rehobowamu n'ubundi aragenda ngo agisha inama abasaza, ngo bari abagaragu ba se Salomo. ngo abo basaza baramubwira ati, umvira Abisiraheli kugira ngo bakuyoboke, mubane neza. Imana ntihabwe icyubahiro. ariko iyo usomye Bibiliya usanga ngo uyu muhungu wa Salomo Rehobowamu ntabwo yigeze yumvira abasaza, inama z'abasaza, ahubwo ngo yumviye inama z'abasore babyirukanye,
ngo nuko ngo arangije kuzumvira ngo arongera ajya guhura i Shekemu n'Abisirayeli bose, nuko ngo arababwira ati data yabakoresheje uburetwa ariko ngewe nzabarushirizaho. Arababwira ati agahera kanjye kazaruta ikiyunguyungu cya data. Arababwira ati data yabakubitishaga ibiboko, ngewe nzabakubitisha sikoropiyo. Nuko ngo Abisirayeli bose barivumbura baravuga ngo ninde waturaze inzu yo kwa Dawidi, nawe genda ntabwo turi bugukurikira. Uko niko ubwami bwa Isirayeli bwigabanyijemo kabiri. Nuko ngo bamaze kwanga kumukurikira, ngo Rehobowamu ngo aza gutuma intumwa ngo ijya kwaka umusoro, ngo bayitera amabuye arapfa, baramwica arapfa. Ngo nuko ngo Rehobowamu agira ubwoba, ngo nuko ngo wa mugaragu wa Salomo witwaga Yerobowamu wari waravuganye n'Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Imana ishimwe kuko ibyo ivuze irabisohoza. Imana ihabwa icyubahiro. Nuko ngo uyu Yerobowamu yari yaravuganye n'umuhanuzi witwa Ahiya avuye i Yerusalemu ari mu nzira. Nuko Imana imubwira ko izamuha imiryango 10. Nuko ngo baza gutumira uyu mugabo witwa Yerobowamu, ngo bamaze kumutumira ngo bumvishe Rehobowamu umuhungu wa Salomo ibyo ababwiye, ngo baza kwiyimikira Yerobowamu kugira ngo isezerano ry'Imana risohore. Imana nihabwa icyubahiro. Ubwami bwigabanyamo kabiri, aya mazina yenda gusa. Umuhungu wa Salomo yitwaga Rehobowamu, ariko hari umugaragu witwa Yerobowamu. Uyu Yerobowamu rero bamaze kumwimika bamuha imiryango 10 ya Isiraheli nk'uko umuhanuzi Ahiya yari yabimusobanuriye. Nuko Isiraheli nayo ari we Dawidi, ari we umuhungu wa Salomo, aza gusigarana imiryango 2, ari wo wa Yuda n'uwa Benjamini, kugira ngo rya sezerano rigirute risohora. Ariko nshuti mwene data, hari ijambo rikomeye Imana yabwiye Salomo, iramubwira ati ngiriye soko twabanye neza, ntabwo nzaguca ku ngoma ukiriho, ndetse n'umwana wawe sinzamwambura ubwami iteka bitewe na Yerusalemu nitoranyirije nawe kuko wanyumviye. Imana nihabwa icyubahiro. Ngiriye so Dawidi sinzakwambura ubwami ukiriho. Amen. Imana ishimwe. Ngiriye so Dawidi ntabwo nzakwambura ubwami, kuko Dawidi twabanye neza, kuko yanyumviye, kuko yagendanye nanjye. Imana nihabwa icyubahiro. Mubyeyi uri kunyumva uyu mwanya, senga Imana kugira ngo usengere abana bawe. Senga Imana kugira ngo utegurire abana bawe. Twebwe ntabwo twagize amahirwe yo kubona ababyeyi badusengera, kuko ababyeyi bacu mu bihe byashize biberaga mu mana zo kubambwa no guterekerana za Nyabingi na za Ryangombe. Ariko iki gihe turimo dukwiriye kwisengera ubwacu, tugategura umuryango wacu, tugasengera abana bacu, tukagendana n'Imana neza, kugira ngo umwana wanjye cyangwa wawe igihe cyose azahurira n'ikibazo, najya gusenga Imana izamubwire ngo ngiriye so ko twabanye neza, ngiriye wowe Batista ko so twabanye neza, ngiriye wowe Eliyazari ko so twabanye neza, ngiriye wowe Rasheli ko twabanye na nyoko neza. Ntabwo nkikwishe, nkubeshejeho, ndagutabaye kubera ko so twabanye neza. Imana nihabwa icyubahiro. Haleluya. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Ngiriye so ko twabanye neza. Mwana wawe akajya gusenga agipfukama,
Imana ikamubwira ati wowe Batisita, wowe izina runaka ngiriye soko twagendanye neza akanyumvira, akaba muri korari neza akanyumvira akagendana nanjye, ntabwo nkikwishe ndakurengeye nkubeshejeho kuko so twabanye neza. Haleluya! Inyungu yo gusenga Imana, inyungu yo gusenga Imana. Imana ishimwe cyane. Nuko umuhungu wa Salomo witwa Rehobowamu agira umugisha cyane. Imana imugabanyirizaho imuha imiryango ibiri, uwa Yuda n'uwa Benjamini, indi miryango 10 iyiha Yerobowamu uko yari yaravuganye n'Imana, avuganye n'umuhanuzi witwa Eliya, witwa Ahiya. Imana nihabwa icyubahiro. Imana ishimwe. Nuko ngo uwo umwami Yerobowamu ngo yima ingoma, amaze kwima ingoma agubwa neza. Nuko ngo amaze kwima ingoma, Rehobowamu ashaka gutera Yerobowamu. Ngo ashatse kumutera, Imana iramubuza, iramubwira ati ninjye wabishatse, Yerobowamu mwihorere, kwari kugira ngo sohoze ibyo navuganye nawe. Imana nishimwe cyane. Nuko ngo Yerobowamu akimara kwima ingoma, ngo atekereza mu mutima we, ngo abona ngo Abisiraheli nibongera kujya basubira ngo gusenga no gutamba ibitambo i Yerusalemu, ngo imitima yabo ishobora kuzahinduka, ngo ikagarukira Rehobowamu umuhungu wa Salomo, ngo yigira inama mu mutima, ariko yigira inama mbi cyane. Ngo nuko ngo arema ibishushanyo by'inyana 2. Nuko ngo amaze kurema ibishushanyo by'inyana 2, ngo abwira Abisiraheli bose, kimwe ngo agishyira i Dani, ikindi agishyira i Beteli. Nuko ngo ahamagara Abisiraheli bose, arababwira ngo ntimukajye mwirushya mujya i Yerusalemu, ntimukajye mwirushya mujya i Yerusalemu. I Dani nabashyiriyeho Imana yabakuye muri Egiputa, ni Beteli nabashyiriyeho Imana yabakuye muri Egiputa. Imana idutabara, Imana iturengere. Muri iyi minsi dusohoyemo, abantu bahagaze muri aya magambo ngo ntimukajye mwirushya. Ibintu barabyoroheje, baraguye, kuko aravuga ngo ntimukajye mwirushya. Yewe ntukajye wirushya ugiriye hose, we ko ibintu byaroroshye. Imana yavuze yarakivuze, kizwa neza. Imana yavuze yarakivuze, ntabwo Imana ijya yivuguruza. Gukizwa ni ugukizwa. Imana iturengere, Imana idufashe. Nuko ahamagara Abisiraheli bose Yerobowamu, arababwira ati ntimukajye mwirushya. Hari i Dani nahashyize ikigirwamana, nahashyize Imana yabakuye muri Egiputa. None i Beteli nahashyize iyindi Mana yabakuye muri Egiputa. Igihe cyose mushatse gusenga, mujye muyenda ngo musenge, ngo biba ikigusha ku Bisiraheli bose, bibabera ikigusha gikomeye, bituma bagwa cyane. Imana irakarira Yerobowamu. Turi ku ntego y'amagambo ivuga ngo nicyo gituma dukwiriye kurushaho kugira umwete wo kwita ku byo twumvishe, kugira ngo tudatembanwa tukabivamo. Kuko abantu bamaze gutembanwa, abantu bamaze gutembanwa, abasengaga bamaze gutembanwa, abari ab'inginzi bamaze gutembanwa. Nshuti mwene data, nicyo gituma dukwiriye kurushaho kugira umwete wo kwita ku byo twumvishe, kugira ngo tudatembanwa tukabiva. Yerobowamu ntiyita ku byo Imana yamubwiye. Yerobowamu ntiyagira icyo abitekerezaho ngo abyiteho, aragwa rwose. Imana yari yamubwiye ngo ngukuye muri rubanda rwo hasi,
ngukuye muri rubanda rwo hasi, ngutoranyije mu bagaragu, nguhaye ubwami, nguhaye imiryango 10, uzagendane nanjye, uzanyubahe, uzankorere, nzakubakira inzu idakuka. Ariko ntiyita ku by'Imana yagize ute? Yavuze, araruha rwose, aragwa rwose. Imana idutabara, Imana iturengere bene data. Ngo umunsi umwe ngo hari umuhungu w'Ibuyuda wahagurutse w'umuhanuzi. Igihe kimwe ngo bajyaga bakora iminsi mikuru, bakajya gutamba ibitambo by'izo mana z'ibigirwamana Idani n'i Beteli, bagakoresha iminsi mikuru. Ngo Imana ihagurutse umwana w'umuhanuzi w'Ibuyuda, ngo aragenda ngo ashyika i Beteli. Ngo ashyitse i Beteli, ngo nuko ngo Imana yari yamubwiye ngo ugende, nurangiza kugerayo ndi bugukoresha ibintu nshaka gukora. Nuko ngo uwo mwana w'umuhanuzi wari uturutse i Buyuda, ngo aragenda, arazamuka, arahagera. Akimara kuhagera, nuko ngo avuga iby'Imana yari imaze kumubwira. Nuko ngo arangije, ngo arategeka, aravuga ati iki gicaniro ntanze ikimenyetso gisadukemo kabiri, giseseke. Nuko ngo akibivuga, akimara kuvuga ubwo buhanuzi, nuko ngo umwami Yerobowamu ngamutunga ukuboko. Ngakimara kumutunga ukuboko kuragagara. Kukimara kugagara ngo kuramurya. Kukimara kumurya, ngo nuko ngo atakambira wa mwana w'umuhanuzi wari uturutse i Buyuda, ngo aramwinginga ati nyaboneka ndakambira Imana yawe inkize. Nuko uwo mwana ngo atakambira Imana ikiza ukuboko kwa Yerobowamu. Nuko ngo akimara kubivuga, ngo igicaniro gisadukamo kabiri, kiraseseka. Bibiliya aya mateka uzayasoma mu gitabo cya mbere cy'Abami, ibice 11 n'ibice 12 n'ibice 13. Ayo mateka yose uzayasangamo. Nuko ngo arangije, ngo igicaniro kiraseseka. Ngo ariko ngo Yerobowamu yari afite umusaza w'umuhanuzi. Ngo yari afite umusaza w'umuhanuzi, ngo wajyaga umuhanurira. Ngo hari abana be, ngo uwo munsi ntiyari yaje guterana. Ngo nuko abana bataha birukanka, baramubwira ati musaza, ujye uvuga ngo uri umuhanuzi. Ati hari umwana waturutse i Buyuda w'umuhanuzi ukomeye. Ati yatigishije bosi wawe ari we Yerobowamu. Ati cyuya kiramubira. Nuko ngo uwo musaza w'umuhanuzi ngo abaza abo bana, arababaza ati uwo mwana w'umuhanuzi waturutse i Buyuda ari hehe? Ati mwamugaburiye, byagenze bite? Ati yanze kurya. Ati yavuze ko Imana yamubujije kurira inahangaha, ngo ntahanywere n'amazi, ngo kandi n'Imana ngo yamubujije ngo inzira yaciyemo ngo ntaba ari yacamo. Uwo mwana aba arabyisha byose, kuko yari amenye ibanga ry'uburyo akorana nayo. Imana idutabara. Nuko ngo uwo musaza w'umuhanuzi abaza abo bana be, arababaza ati ntabwo mwaba mubonye ahanyuze bamutungira urutoki? Nuko uwo musaza w'umuhanuzi akurikira wa mwana w'Ibuyuda w'umuhanuzi, ngo aramukurikira, ngo amusanga mu nzira. Arangije aramubwira ati hagarara tuvugana. Ngo bakimara kubonana, ngo nuko wa musaza aritigisa, arahanura, aravuga ati nanjye ndi umuhanuzi nkawe. Imana iravuze ngo ngwino urye unanywe nta kibazo. Wa mwana wari waturutse i Buyuda, Imana yari yamubwiye ngo ntuzahanywere, ntuzaharire, ndetse n'inzira waciyemo ntuzagire ute, ntuzayicemo, ntihazagira ikintu na kimwe uzahafata. Ariko uyu mwana w'umuhanuzi ntiyita ku byo yavuganye n'Imana, asubira inyuma. Nuko ajya kuri wa muhanuzi w'ibinyoma w'umusaza. Ubu tugwije abahanuzi b'ibinyoma b'abasaza. Ubu nibo tugwije, bavuga ngo Imana iravuze itavuze.
tugwije abahanuzi b'ibinyoma, tugwije abahanuzi b'indamu, tugwije abavuga ibintu by'ibinyoma gusa. Nuko uwo musaza aramugarura ngo acicariwe ngo amugaburire. Nuko uwo musaza wamuhanuriye ibinyoma arongera aramuhanurira, aramubwira ati urya ibyo biryo cyangwa ubyihorere, icyo ukora cyose wishe isezerano mwavuganye n'Imana, nushika mu nzira intare irakwica. Imana idutabara, Imana iturenge. Nuko uwo mwana w'umuhanuzi ngo ahaguruka k'uwo musaza w'umuhanuzi w'ibinyoma w'ibiguzi. Nuko ngo arangije ngo aragenda ashyitse mu nzira intare iramwica, ntiyagira ikimutwara, irangije ngo iranamurinda. Nuko arapfa aryama ku nzira ku muhanda. Ngo ba bantu bari bari muri cya giterane cya Yerobowamu, wa mwana akora ibitangaza ngo bamunyuraho, ngo bamaze kumunyuraho ngo basanga ni wa mwana wakoze ibitangaza w'umuhanuzi waturutse i Buyuda, ngo bavuze induru barabivuga. Nuko wa musaza amenya yuko yakoze ibara, ngo ajya gutora intumbi yiwe, ngo ajya kumwihambira mu mva yari yaricukuriye. Imana idutabara. Ariko mwene data, nicyo gituma dukwiriye kurushaho kugira umwete wo kwita ku byo twumvishe kugira ngo tudatembanwa tukabivamo. Uyu mwana icyatumye atembanwa nuko atitaye ku byo yavuganye n'Imana. Kandi bitembesha abantu, inshuti bene data, byabaye byinshi. Oh, haleluya. Bitembesha abantu byabaye byinshi, ibiyobeje abantu byamaze kuba byinshi. Ariko ita ku cyo Imana yavuze kugira ngo udatembanwa, kuko imivu yamaze gutembesha abantu benshi. Nuko umwana arapfa, baramushyingura, ariko azira kuko atitaye ku cyo Imana yamubwiye. Imana iturengere cyane, Imana idufasha. Nuko ngo Yerobowamu ngo nuko ngo aza kurwaza umwana witwa Abiya. Ayo mateka wayasanga mu gitabo cya mbere cy'Abami ibice 11 umurongo wa mbere gushyika ku wa 10. Nuko ngo aza kurwaza umwana witwa Abiya. Nuko ngo amaze kumurwaza umwana ararwara araremba, baravuza birananirana, biranga ibintu byose birabashobera. Nuko birangije kubashobera, nuko ngo bafata umwanzuro. Nuko ngo Yerobowamu abwira umugore we, aramubwira ati haguruka wiyoberanye wihindure undi mugore, ugende ujye i Shilo, kuko hari umusaza witwa Yerobowamu, kuko hari umusaza witwa Ahiya wampanuriye ko nzaba umwami. Imana niturenge. Nuko muka Yerobowamu ngo arahaguruka yihindura undi mugore. Arangije kwihindura undi mugore ngo afata amaturo, ngo afata inzira agiye i Shilo ku muhanuzi witwa Ahiya. Uwo muhanuzi witwa Ahiya ngo yari yarashaje, amaso ye atakibona. Ariko ngo muka Yerobowamu na Yerobowamu bakibitekereza, bakibipanga, bakibivuga, ngo Imana isanga umuhanuzi Ahiya i Shilo, iramubwira ati muka Yerobowamu agiye kuza yihinduye undi mugore, agishyika mu bikingi by'amarembo, ndi bukubwire ibyo bumubwira. Imana idutaba. Haleluya, Imana ishimwe. Uyu muhanuzi witwa Ahiya yari yarashaje, amaso ye yarahumye, ariko ay'umwuka atarigeze ahagarara. Muri iyi minsi dukeneye abahanuzi bameze nk'umuhanuzi witwa Ahiya. Dukeneye abahanuzi bameze nk'uyu musaza witwa Ahiya, basaza ariko iyerekwa ntirisaze, basaza amaso yabo ariko y'umwuka ntasaze, basaza ariko bagakomeza kuvugana n'Imana ishobora byose, bagasaza ariko umwuka ukiri mushyashya. Haleluya, Imana ishimwe. Umusaza witwa Ahiya, umuka Yerobowamu na Yerobowamu ngo bakibitekereza, bari kubivugaho ngo wihindura undi mugore. Imana iti musura,
biramubwira ati muka Yerobowamu agiye kuza yihinduye undi mugore. Akihagera ndi bukubwire ibyo umubwira. Imana iturengere cyane, Imana idufasha. Ariko dukeneye muri iyi minsi abahanuzi bameze nk'uyu musaza witwa Ahiya. Imana ishimwe. Haleluya! Tarastiri bar. Imana ishimwe. Nuko ngo muka Yerobowamu afata inzira ngo ajya kwa Ishiro kwa Ahiya. Nuko ngo aragenda agishika mu bikingi by'amarembo, umwuka ahita yuzura umuhanuzi witwa Ahiya w'umusaza. Nuko ajya mu mwuka, arangije aramubwira ati yewe muka Yerobowamu we, umva uko Uwiteka Imana ya Isirayeli ivuze, umva uko ivuganye nawe. Dore wihinduranyije, wihinduye undi mugore, kandi koko wihinduranyije. None umva uko Uwiteka akuntumyeho. Uwo mwana uhetse niwe wenyine uzahambwa mu mva. Ugisubira iwawe, ugishyika mu bikingi by'amarembo, uwo mwana azapfa. Kandi uwo ni wo mwana wenyine wa Yerobowamu uzahambwa mu mva, kuko hari ibice byiza bibonekwa kuri we. Nuko rero utabubwira Yerobowamu Imana iravuze ngo uhereye ku muhungu we w'imbata n'umudendezo ngiye kubaheha nk'uko umuntu aheha amabyi akayamaraho, kandi bazagwa ku gasozi, bazaribwa n'imbwa n'inkongoro. Imana idutabare. Arangije kubimubwira aramubwira ngo amen itahi. Imana idutabare. Imana iturengere cyane inshuti bene data. Nuko muka Yerobowamu arataha, ashitse mu rugo umwana ahita apfa. Nuko inzu ya Yerobowamu Imana yaje kuyimaraho burundu, kuko yari yarakoze ibyangwa n'Uwiteka, yari yarakoze iby'urunuka. Imana idutabara. Turi ku ntego ivuga ngo nicyo gituma dukwiriye kurushaho kugira umwete wo kwita ku byo twumvishe, kugira ngo tudatembanwa tukabivamo. Nshuti mwene data, ita ku byo Imana yavuze. Ese Imana yavuganye nawe iki? Ese Imana wumvise ivuga ngo iki? Ese ubyitayeho? Ese nturi gutembanwa? Imivu yamaze gutembesha abantu, imivu yamaze kujyana abantu benshi, abantu bamaze gutembanwa. Ariko ita ku cyo Imana yavuze. Uyu Yerobowamu ntiyita ku by'Imana yamubwiye. Imubwira ngo ngutoranyije muri rubanda, uzankorere, uzabane nanjye, kuko nkuye ubwami ku nzu ya Dawidi, nkaba mbuguhaye wowe umugaragu, ngutoranyije aha. Ariko ntiyabyitaho, akora ibyangwa n'Uwiteka. Icyaha gikomeye ni ukwibagirwa iby'Imana yavuze. Tugiye gusenga Imana. Mureke dusenga Imana. Ariko ijambo nyamukuru nicyo gituma dukwiriye kurushaho kugira umwete wo kwita ku byo twumvishe, kugira ngo tudatembanwa tukabivamo, kuko ibitembesha abantu byamaze kuba byinshi, imivu ijyana abantu yamaze kuba myinshi. Imana idutabara. Abantu bamaze kujyanwa n'ibintu byinshi, imivu yamaze kuba myinshi, kandi abantu bamaze gutembana. Abantu bamaze gutembanwa. Ariko Imana iturengere, kandi Imana idufashe n'izina rya Yesu Kristo. Amen. Dusenge Imana. Mana yera ya Yakobo, Imana ya Isaka, Imana ya Aburahamu, turagushimiye cyane kuko uduhaye amagambo meza y'umugisha. Ariko turasenze tugira tuti, uduhe kwita ku byo twumvishe, kugira ngo tudatembanwa tukabivamo. Ndagushimiye imbaraga zawe n'umwuka wawe wera bishorerera ijambo, kugira ngo rigire umumaro wo gutunganya, wo gukora umurimo wawe. Ndagushimiye cyane Mana, kuko ubanye natwe, kandi iri jambo ukaba urishoreresheje umwuka wawe wera. Shyigikira umuntu wese, shyigikira umuntu wese uzaryumva, azahindurwe naryo, azahindurwe naryo, azahindurwe naryo. Ndagushimiye kuko wumvishe gusenga, kandi kuko wumvishe gutaka no kwinginga kwacu, n'izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana ibahe umugisha.
ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Yesu nashimwe cyane. Nge tugiye kubana mu mwanya w'ijambo ry'Imana.